twongeye gushima Imana iduha umwanya mwiza kuba hano kuri studio zacu z'ijambo ribeshaho akaba ari wa mwanya tugira ibiganiro bitandukanye murabizi ko hano tuhigire ibintu bitandukanye cyane cyane ijambo ry'Imana ndetse n'ibiganiro birebana n'umuryango tukaba tubahaye ikaze ndetse tubifuriza kubana natwe muri kano kanya k'ikiganiro tugiye kugira cyiza turi kumwe n'abatumirwa badasanzwe bari guhitinga muri iyi minsi kandi bagezweho baganira ibiganiro byiza by'umuryango twagize umugisha rero kuba batwemerera akaduha umwanya wabo kugira ngo tuganire twungurane ibitekerezo ku bijyanye n'umuryango cyane cyane ko ari byo biganiro bibandaho mu gutegura umuryango mwiza rero nkaba mbahaye ikaze abantu bashasha kuri channel y'ijambo ribeshaho batare bakora subscribe nagira ngo bakore subscribe kandi bakomeze badushikire muri uyu murimo wo kwagura ubutumwa bwiza biciye mu ijambo ry'Imana. Murakoze kuduha ikaze muri iki cyicaro cyanyu amazina nitwa Pastor Sharon nkaba nturutse muri tuganire twishimye kuba turi hano kugira ngo tuganire ku muryango kandi turizera ko mwese muri bufashwe murakoze cyane nawe murakoze cyane tubanje gushimira host wa ijambo ribeshaho kudutumira muri studio ziwe turagushimiye cyane ko watugiriye icyizere ukaduha microphone zawe amazina nitwa Imakire Butare ndi co-host wa Imana Sharon muri tuganire ngira ngo mamaze kutumenya rero mutera agatebe tuganire mwakoze yego murakoze cyane kandi Imana ibaho umugisha nanjye reka mbashimire kuduha uyu mwanya ndabizi neza ko mufite ibikorwa byinshi kandi ntabwo bisanzwe kugira ngo tubashe kubabona hari abantu benshi babashaka ariko kuba mwatugeneye no mwanya nabashimira bivuye ku mutima rero tugiye kuganira ku muryango nkuko musanzwe mu biganiraho ndagira ngo dufashe n'uyu muryango mugari w'ijambo ribeshaho kugira ngo nabo tugire icyo tubaganiriza bijyanye n'imiryango harimo abantu bubatse harimo abantu bakuru hari abatoya hari n'abifuza kubaka hari n'abari mu nzira zo kubaka kugira ngo byibuza tugire inama dutanga bashobora kugendera kugira ngo babashe kuzagira urugo rwiza kandi ndabizi ko bino biganiro bijya bifasha abantu benshi hari abantu benshi bagenda batubwira yuko tububaka mu buryo bumwe n'ubundi biciye mu biganiro nk'ibi ngibi rero tugiye kwibaza ku kibazo ngo umuryango mwiza urashoboka ese niba ushoboka kugira ngo umuryango ube mwiza bisaba iki kugira ngo n'umuryango ube mwiza ese kubera iki muri iyi minsi turi kubona imiryango igenda igira intambara ziva kuri Satani kugira ngo wa muryango utaba wa muryango mwiza cyangwa nuko n'abantu nabo bagira uburangare butuma bahurwaho Satani kugira ngo wa muryango Imana yaremye kugira ngo ubeho wishimye ubeho mu mahoro utegura generation ku yindi generation Satani nawe abigirira ishari kugira ngo arusheho gutuma wenda wa muryango na ya vision y'Imana yo kurema wa muryango ubeho uri mu bibazo kugira ngo n'itorero n'ibihugu bitagira abantu cyangwa imiryango ihamye rero nibyo tugiye kuganiraho reka ntangire mbabaza ikibazo ese umuryango mwiza urashoboka ko wabaho yego murakoze cyane iyo topic ni topic y'ingenzi ni topic ikomeye cyane kandi benshi batavuga cyane cyane mu matorero ugasanga turi muri Bibiliya cyane turi mu bintu biri nk'imihango y'idini ariko tukibagirwa ubuzima busanzwe kandi umuryango n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi so mu by'ukuri urabashije ngo se umuryango mwiza birashoboka igisubizo ni yego umuryango mwiza urashoboka ariko se umuryango mwiza n'umuryango usute kuko benshi muri twebwe dushobora kugira ngo dufite imiryango myiza kandi mu by'ukuri tudafite imiryango myiza turi kugendera gusa uko twakuze tubona imiryango yacu imeze ba mama ba data bakora uko imico cyane cyane imico yacu yaho duturuka idusaba gukora tukagira ngo natwe twakomereza muri iyo cycle tukagira ngo turi kubaka ukabona abantu bamaranye imyaka 30 40 50 ukagira ngo n'umuryango mwiza ariko mu by'ukuri batabayeho bishimye batabayeho bari gukora impact
impact batabayeho hari baryohewe n'ubwo buzima bwa buri munsi mbese byabaye nko gutwara imodoka cyangwa koza amenyo hari gutwara imodoka ntumenye nuko wageze iyo wagiye ntunamenye n'amaferuje waciyemo n'ibiki kuko wabigize akamenyero cyane uri kugenda gusa so n'imiryango rero nuko nguko imiryango myiza irashoboka ariko si umuryango mwiza n'umuryango usute Imana ire mu muryango yawuremeye kugira ngo tubeho twishimye yawuremeye kugira ngo twinjoying everyday life in abundance in full wuzuye apana igice so umuryango niho ubuzima butangirira ntago bitangirira mu itorero ntago bitangirira mu kazi ntago bitangira byose bitangira mu muryango umuryango niho byose bitangirira so umuryango mwiza kintu cya mbere kugira ngo uwo muryango mwiza ushoboke kubaho nukurema turemeye muri fondasiyo ariyo Kristo kuko hari imiryango iri hano hanze isa nkaho yishimye ariko itubakiye muri fondasiyo ni nka wa muntu wubatse inzu akayubakira ku musenyi inzu inyuma ikagaragara neza pe ikagaragara ko imeze neza ariko ibibazo byaza umuyaga imvura nyinshi ibyo ducamo mu buzima byose kuko yanzu yubakiye ku musenyi ikagwa so natwe umuryango kugira ngo ube mwiza icyambere ni ukuwubakira kuri Kristo umuryango mwiza urashoboka ariko hari ibisabwa kugira ngo uwo muryango mwiza ube mwiza icyambere ngiye numva ni uko mu muryango ukwiriye kuba wubakiye ku rutare ari we Kristo hanyuma nyuma yaho nukumenya inshingano zacu mama papa abana noneho tugahuriza hamwe kugira ngo tureme wa muryango mwiza dukorera mu nshingano zacu Imana yaduhaye cyangwa dufite kugira ngo uwo muryango ube mwiza murakoze reka mbaze Imakire hari icyo waruvuze ngo fondasiyo cyangwa se umuzi ari Kristo nta miryango itazi Imana ibayeho neza cyangwa se ifite imiryango myiza ku bantu batari bamenye Imana birashoboka ndi gukorana ikiganiro n'abapasiteri hano ntibyoroshe ntabwo byoroshe guhura n'abapasiteri ariko buriya nanjye ndi pasiteri wanjye birashoboka kuri icyo kibazo ubajije kuko hari abantu batazi Imana kandi bafite imiryango myiza pe nk'abakirisitu nyine duhora tuvuga gutyo nk'uko pasiteri abivuze ngo umuryango mwiza nushingiye kuri Kristo ariko hari abatazi Kristo hari abatizera Imana ariko bafite imiryango myiza nibaza ko abo izo ngo zimeze gutyo kandi zirahari n'indangagaciro baba baragendeyeho abana bararezwe neza baravuka bararerwa n'indangagaciro z'ababyeyi babigishije umwana rero wavutse agakurira mu muryango ufite indangagaciro nziza nubwo wenda imyizerere yabo itabemerera kwizera Kristo ko ari we fatiro ry'imiryango ariko za ndangagaciro nizo baha agaciro nizo zifite value ikomeye mu buzima bwabo uwo mwana rero azakurana izo value ku buryo nagera igihe cyo kubaka azubaka nawe agifite ya myizerere cyangwa se ya myumvire yiwe yakuye mu rugo urugo ruzubakwa nk'aho yakuriwe urugo ugahita ubona nyine ibaye nka generasiyo kuko bafite values bagenderaho bizera bemera nizo zibaha imbaraga zo kubaka urugo rwiza muri iyo myizerere yabo kandi koko wabareba ukabona bafite imiryango myiza pe kandi batizera Imana birashoboka rwose murakoze reka mbaze pasiteri kuko mukunda gukora ku biganiro by'imiryango hari ijambo abantu bakunda kuvuga ngo nta rugo nk'urundi none umuryango mwiza wawudefinisa cyangwa se wawubonera icyitegererezo cyawo yego murakoze ngewe cyane icyitegererezo cyangwa example nkoresha mu buzima bwa buri munsi ni muri Bibiliya so nubwo nta rugo rusa n'urundi ariko dufite hari principles tugomba kugenderaho kugira ngo urugo rube rwiza Imakire nyine yarasubije ikibazo cyiza yego ingo zishobora kuba nziza zidafite Kristo ariko ba bantu bari mu rugo hari icyo baba baburiyo badafite Kristo muri bo kuko Imana yaturemye dufite muri twebwe ahantu ha vide hagomba kuzuzwa gusa n'Imana bashobora kubona hanze bishimye bakoze iki ariko iyo Kristo adahari ntago bagera top
hari aho bagera bakuyuzuza n'ibyo bindi bakiyuzuza n'amafaranga n'ibiki so nk'uko warubajije nta rugo rusa n'urundi ariko hari amahame twese tugenderaho kugira ngo twubake urugo rwiza noneho iyo ari urugo rwa gikristo tugendera muri ayo mahame ya gikristo dusanga mu ijambo ry'Imana tutagiye na kure hari wenda imakiraze kudufasha gusubiza icyo kibazo hari imiryango y'abakera n'imiryango iri hagati n'imiryango y'ubu ngubu y'aba young generation ese kuri iyo miryango navuga ko imiryango myiza ubu nyine tureberaho ni iyihe kubera ko turi kubona ama young couples ubu nyine afite role model kuri social media abari hagati turarebera ku babyeyi bacu ababyeyi bacu ntaho bafite birefera ahubwo baragendera ku mahame y'umuco cyangwa se za ndangagaciro mwavuze none aba ba young generation icyitegererezo cyabo ni ikihe kugira ngo bagire urugo rwiza cyangwa se muri izi step kwa zitatu mvuze nihe twarebera urugo rwiza sinibaza ko hari ahantu specific dufite twarebera urugo rwiza muri ayo mageneration yombi kuko buri generation ifite ico bita urugo rwiza dukurikiye wenda nk'urugero kera ba mama bo bari babayeho nyine bubakiraga ku muco niko navuga ariko bakagendera no kuri ayo mahame ya Bibiliya ku buryo umugore yarashakaga akabaho nabi agakubitwa akagira gute ariko nta gusenya urumva byari umuco bakarinda basazana bagasazana ariko generation hagati nayo hari ukuntu wenda yivuguriyeho umuntu ntabwo waza ngo kubera uri umugore ngo wihangane bakomeze bakwabyuzinge ngo ni ya mahame y'umuco ngo nta muntu usenya none generation y'ubu ngubu ari bo batwebwe ariko turashaje ndagira ngo niturikiri bayanga turabo hagati barumuna bacu nabo bafite bashobora kutureberaho cyangwa nizo ngo za kera hari byiza tubigiraho nubwo bari bafite ibyo bibi ariko hari byiza nabo twabigiyeho so nibaza ko izo generation zose ko ari zitatu buri generation ifite ibibi byayo n'ibyiza byayo so ibibi tugenda tubyigiranaho generation yo hagati ariyo batwebwe hari ibyo twigiye kuri ba mama hari n'ibindi tutakoze ba mama bakoze kubera ububi bwabyo tukabireka tukabigiraho ariko kandi byose biruzuzanya njewe niho nkigendera kuri ya values z'umwana kuriramo nubwo iwacu wenda mama yarabayeho uko njewe ntabayeho bunyine ariko hari indangagaciro badushizemo nk'ababyeyi arizo zishobora kuba zaratumye twebwe twubaka ingo nziza hanyuma rero n'abarumuna bacu bakatureba bakavuga ati bakuru bacu ibyo barebeye kuri ba mama byiza natwe tubirebereho tubikomezanyeho nibaza ko izo generation zose zigenda zifite ibyo zikura kuri generation y'ubu nyine yo ifite challenges izindi generation zitigeze zibona ariyo social media nko wari ubivuze umuntu ari kugira kabaza agagiye kuri social media akabashiza urugo rwiwe hanze iyo nibaza ko ari challenge umuntu wese umuryango wese wakwiga ukuntu bayirwanya kuko ni icyorezo cyatwinjiyemo yego mama pastor agiye kudufasha gusubiza ikibazo cyo gusenyuka kw'ingo bigenda bigaragara muri generation ko zitatu twatuvuga biraterwa no kudatunga Kristo biraterwa nuko hari ukwikunda gukabije kwabaye cyangwa n'icyorezo cyateye mu miryango kandi urebye hari abakuru bari gusenya hari n'abari hagati bari gusenya n'abana bari gusenya iki cyorezo cyateye kandi ni nk'ibintu bigezweho ku buryo asenya agahita yubaka agahita abona n'amatora abashingira iki cyorezo ubona giterwa n'iki mu mboni zawe wenda ntiwavuga ngo urugo wenda icyo bapfa wenda wamenya icyo bapfa ariko en general urabona mu mboni zawe icyagituma zino ngo zisenyuka niki murakoze mu mboni zanjye nukuri mu by'ukuri nge mba mbona dufite blueprint yo kubaka urugo ariko ntabwo twataye nyine iyo center foundation y'ingo zacu kuko niba Bibiliya ivuga ngo umugore aganduke sibyo yubaha umugabo we ni amahame yo muri Bibiliya ariko ikongera ikaduha andi mahame ati mugabo nawe
ukunda umugore wawe nk'uko Kristo yakunze itorero. Wakunze umugore wawe kuva na kera rwose ntabwo twagenderaga mu mahame ya Bibiliya, twabikoraga nabi, kuko wakunze umugore wawe ntiwamukubita, ntiworeka avuni kuri kumureba, ntiwomwima amafaranga, ikongera ikatubwira ati kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mugenzi wawe wa mbere ninde? Ni uwo mubana mu nzu. Ntiworeka ngo ababare umeze neza, ntiwomusuzugura. Tugiye dufata ayo mahame tukayakora twese, yaba umugabo yaba umugore, ntabwo ingo zacu zageraho gusenyuka. Ariko Satani nyine yatwinjiyemo, natwe tureka foundation, dureka amahame, noneho tugasigara tubisoma. Hari ukubisoma ariko hari no kubipractica. Tukabisoma gutya hariya. Ni nayo mpamvu mu masengero yacu ari ikibazo gikomeye, nago twinjira mu ngo tuvuga amakuru gusa nka history tukagenda, ariko ntidukore practique ngo tuvuga ati si ijambo ry'Imana ko ritubwiye ngo ukunda umugore wawe nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Icyo kintu kimenyesha ikibagabo. Mutanga ama example tuvuga uko ugomba gukunda umugabo wawe, tukabiganiraho, tukabyiga, bikatwinjiramo, tukagenda tukabipractica, tukagaruka tukabaza ibibazo, twongera tukagerageza kubipractica. Ntabwo twasenye ngo n'abagore nuko. Niba ijambo ry'Imana rivuze ngo gandukira umugore umugabo wawe kuko ari we mutwe, ukamufata nk'umutwe w'urugo, ukabikora, ntago twasenya. Ariko ntago tukiha ijambo ry'Imana valeur, ntabwo hari byinshi byatwaye bisigaye bituyobora, ntago tukiyoborwa n'ijambo ry'Imana. Rero Satani yakoresheje ibintu byinshi biduzengurutse, inshuti, social media, twe nyine kumva ko twashitse mu bihugu, cyane cyane abari mu bihugu byo hanze, amafaranga, imigisha itandukanye Imana yaduhaye tukayikoresha urwitwazo. Iyo Satani akayikoresha ikadushobora, noneho tuhakavamo kwa gusenya no kutandukana. Ariko dusubiye muri foundation, tugasubira, nta nubwo ari kure, nta nubwo bisaba abarimu, nta nubwo bisaba iki, ijambo gusa rifite ibisubizo byose, ari ryo jambo ry'Imana, tukarikurikiza mu buzima bwacu bwa buri munsi, twagira ingo nziza, nta nubwo twaba tugisenya. Reka mbaze Imakire kuri cyo waruvuze. Amatorero hafi ya yose menshi hano muri Amerika cyangwa muri Afrika bagira inyigisho z'imiryango, bakagira n'amaseminari, bakagira n'ibiterane by'imiryango. None ko bikomeza kuba byinshi, hakabaho haboneka bino bibazo by'amadivorce, ese izi nyigisho zaje kubera ubukene bw'itorero cyangwa zaje kubera kunanirwa kw'imiryango? Urakoze kuri icyo kibazo. Ikibazo kigoye ariko njyewe nibaza ko izi nyigisho zikomeza zigaruka, ngira ngo abashumba baba babonye nyine ko hari need yazo. Ariko kibabaje nk'uko pastor yarabikozeho, kibabaje nuko nyine inyigisho ziri kuba nyinshi cyane, ariko nta musaruro. Nibaza ko ni kwa guhuga twese turahuze. Igikorane barasohora flyer twitabira twese, igikorane tukaza n'abatware n'abagore tukicara, n'amaretrete n'amagenda rwose, tukaza tukandika, tugafata note, kajya ahantu mukamara iminsi muri hoteli, mukarya mukahaga pe. Igikorane kikaba igikorane, seminari kaba seminari, n'abavuga butumwa bakomeye bazi kwigisha imiryango, ariko bo baba bakoze akazi kabo. Nico nibaza ko kandi impamvu harimo failure nuko twebwe twagiye muri ya seminari ntitugaruka inyuma ngo twuze ya magambo. Nkanjye n'umutware wanjye twicare ngo tuvuge se ko tuvuye muri seminari dukora iki kugira ngo umuryango wacu ube icitegererezo. Noneho n'abashumba nabo mbagaya, yego rwose, hari ahantu mudutegurira inyigisho tukaza tukitaba, ariko ntimusubira inyuma. Abashumba twarababuze. Abashumba pastor ugenda uvuge yego na Eric ni evangeliste, twarababuze ku buryo nimba ndi gustrugglinga, yes naje muri yo seminari, ariko nta cyizere wenda cy'abashumba kigihari ku buryo naganiriza umushumba wanjye akangarura, wenda niba naringiye kugwa mu mwobo akangarura kare. Bo baheruka baduteguriye seminari, that's it, bikarangira, ubwo umuntu arimenye nyine n'uwiwe. Abashumba ntibakigaruka ngo basubire mu ngo, pastor igeze no kubikoraho, ngo basubire mu ngo barebe bamenye imiryango muri n'abashumbaga, n'abashumba natwe turi intama, ntibatumenya neza ngo bamenye ngo
imakira hagaze gutya imiryango nyoboye mu itorero ryanjye nimba ari 60 imeze gutya hagaze gutya umuryango uri gustrugglinga n'uyu nguyu ese niki twakora kugira ngo turamire abashumba bakaza kwitera hejuru kera umugore cyangwa umugabo yageze muri kote aho ntago waba ukingaruye biba byarangiye so nibaza ko biriya biterane ni byiza gusubiza ikibazo cyawe ni byiza pe kandi turabikeneye ariko kandi bye kuba routine gusa ngo mutegure ngo seminari couples mujye mugaruka musubira inyuma murebe za ntama muvuge se ibyo turi kubazanira byose bifite umusaruro nimba nta n'umusaruro wabyo muri kubona muhindure inyigisho wenda hari ikindi mwakora kugira ngo gitange umusaruro kurusha bya bindi muri gukora yego hari icyo kongeraho ni ugushigikira ibyo yavuze gusa ni ukongeraho akantu gatoya ibyo biterane tugiye twicara noneho tukisuzuma byarangiye byagiye noneho za kapo zo mu rusengero abashumba bakadushira hamwe noneho tukicara tukavuga se murabyumva gute rya jambo twaryumvishe gutya na gutya noneho turishire muri practice ari nubwo wowe wigisha bavuye nko muri Afrika cyangwa ahandi mutari kumwe ariko noneho mukavuga ati tubishire muri practice y'ubuzima bwa buri munsi bwa hano tubihe ishusho duhe ijambo ishusho kuko ijambo ry'Imana ni rizima ntabwo ari amagambo gusa riraza rikabana active mu buzima bwacu noneho tukavuga ati turihe ishusho abagore bakavuga ati ngewe uko nabyumvishe ishusho ry'umugabo ukunda umugore we nk'uko Kristo yakunze itorero nuko amfasha mu rugo n'abagabo nabo bakavuga uko babyumva gutyo noneho tukagenda tukavuga ati ngaho mugende mu practice nyuma y'iminsi twongera pastor akongera umushumbi yaba ari uko byari bimeze bakongera bakatubaza ati ni bangaye babi practice baduha ubuhamya noneho ngo kuvuga ati bya bintu twabishize mu bikorwa bitubyarira ibi turishimye kurusha ndumva byahita bitera courage nyine no kurushaho kugira ngo dukore rya jambo turishire mu bikorwa kugira batubwiye hari ikibazo nshaka kubaza pasiteri ku bagize ibibazo ari umugabo n'umugore uwo kubwira ikibazo wa mbere ni umuryango n'itorero hagati yabo babigerageje yego ako kabazo impamvu nibaje reka gusobanurire nuko usanga cyane nk'abadamu bagira imitima yoroshe ashobora kuba yumvira umupasitori we kuruta kumvira umugabo uzarebe kenshi hari intambara nyinshi ngo pasiteri yavuze ku rusengero hari ugasanga karubaza gahunda za pasiteri kuruta kubarizize mu rugo navuze ngo muri aya makimbirane baramutse batumvikanye uwo kubwira ni umuryango cyangwa umuryango uri kuvuga ni umuryango wo hanze utari umugabo we n'umugabo hagati yabo oya bombi bananiwe kumvikana umuryango wenda bavuka muri abari side y'umukobwa cyangwa side y'umuhungu cyangwa kuja kwa pasiteri uwa mbere wo kubwira ni Imana Imana niyo ya mbere kumva niyo ya mbere itakuvuga inyuma niyo ibibona byose ikibazo ni uko bari muri iyo tension ntibaba bagifite no gusenga hari ubwo bigera bigasaba ko wifashisha umuntu wizera ushobora kuba utanizera uwo pasiteri muri kumwe 100% bijya bishoboka mudafitanye relationship cyangwa se ari itorero rinini cyane ntabwo wapfa kubona pasiteri wo hejuru ako kanya cyangwa ikintu nk'ibyo ariko burya buri famiye cyangwa buri bantu baba bafite wa muntu bizera ndumva mufite umuntu mwizera byaba byiza nawe mumwegere kuko ari ubwo bikurenga ugasaba ko hari ukusengera mu mwanya hari ukongeramo imbaraga ariko ni last resolution nyine kujya kubivuga hanze nyine byananiranye hagati yanyu ariko ni byiza ko muba mufite umuntu mwizera mwajyaho mukabwira ikibazo akabafasha uwo muntu ashobora kuba no mu muryango ariko ngewe ku giti cyanjye mba numva atari byiza guhita twirukira ngo ni ku giti cyanjye mba numva ari umuntu wo gusengana nawe kwanza mbere yuko njya kurega mu miryango ngo byacitse kuko ari nabo ubwira bakarushaho kubica hari n'igihe agufata rekodi usanga agutaye hanze birasesekaye hose hari ubwo ubibwira mama wawe nawe akagira santima akavuga ati ngo iki mwana wanjye uwo muntu uri kugufata gutyo nako gasuzuguro turakanze ugasanga niwe ugusenyeye no kurusha
so kubijyana mu miryango nge simbikunda ntabwo nizera kubijyana mu miryango cyeka ari umuntu uzi ko muri ku mavi hamwe ako kanya imiryango iza ku mba numva mwakwizera umuntu uri bugufashe gusenga uzijana kwijana ko akubikira n'iryo banga neza reka mbaze makira akabazo wenda sinzi ko akumva umuntu wasenye akiri muto wemera ko yakongera kubaka Yesu ubwo sibaza pastor icyo kibazo kubera impamvu bibaza ko amayanga couples ubu nyine nge mbona ko hari ikibazo cyabaye hari ababihaye umugisha iyo haza kubura abapasiteri basezeranya abo basenye haba basenya ariko kuko nyine biroroshe ko yasenya ku buryo yahita abona undi umushingiye none urumva bikwiriye cyangwa ntibikwiriye okay nanjye ndagendera kuri bibiliya ndi umukirisitu bibiliya iravuga ese byanditse ntago mpayibuka ntago mpibuka rwose ariko hari ahantu handitse muri bibiliya ngo watandukanye n'umugabo atarapfa ntiwemerewe gushaka ubwa kabiri ari uwo mwashakanye yitabye Imana so ntago mbyemera imyizerere yanjye ntibyemera no mu buryo bw'ubwenge nyine bwo mu buzima busanzwe nimba numva nimba watandukanye n'uwa mbere ni gute uba wizeye kuwa kabiri muzabana kuko uwa mbere burya niwe ufite chance nyinshi zo kubana mu karambana ariko uwa kabiri hari ukuntu mba numva hazajya hazamo nk'utuntu tw'incuro ugahora ku nkeke ugahora wigengesera kubera ko wa wundi nyine mwaratandukanye noneho hajemo n'iby'abana byo rwose ni no pe burya uba uri gukomeretsa abana uri no kubereka ishusho itari nziza so tugendeye no kuko twakijijwe ndumva ntabwo ari byo watandukanye n'uwo muntu bitewe n'ibyo waciyemo ubuzima bwawe ihangana rero abana nimba hari abo Imana yagusigiye nimba hari abo Imana yaguhaye ubarere nuko nyine Imana niko yabishatse reka mbaze pasiteri twaba tuvuga hejuru y'umuryango mwiza ariko birasaba igitambo na challenge no kwitanga cyane ndagira ngo tubwire challenge umuntu cyangwa se sacrifice umuntu yatanga kugira ngo abone uko yubaka umuryango mwiza ntawe utaba wifuza ko agira urugo bw'icitegererezo ariko ugasanga wa muntu tuvuge w'umugabo afite ibikomere cyangwa afite vide y'ibyo nahawe n'ababyeyi n'undi afite vide y'ibyo atabonye ku babyeyi ni gute uyu muntu azubaka agifite ibyo bikomere ndavuga ibikomere ni affection wenda atabonye mu butoya wenda n'ababyeyi ntibari bafite ubushobozi cyangwa ntibari banabizi n'ibyo bintu byo kwabwa affection noneho ubu nyine hakaba ikintu cyo ngo nta keya bahana noneho bakabona ko nta keya yahawe akiri umwana izi challenge ni gute umuntu yazinesha afite ibintu bikomere n'izi vide afite muri we kugira ngo yubake urugo rwiza kandi ko rero hazava n'amakimbirane yo kutubahana kutitabwaho kutamubona neza ugasanga havuyemo amakimbirane cyangwa se imbarutso yo kuzana amakimbirane mu muryango icyo ni ikibazo twese tunyuramo amarangamutima yarasenyutse abantu benshi amatrama y'ubwana hari bamwe batarezwe na ba data hari bamwe imiryango nyine ntiyari imeze neza akabikuriramo ugasanga deja hari ikintu cyangiritse muri we kandi gutanga icyo udafite biragoye so ni Imana idushoboza ni Imana idukiza ibikomere ni Imana itwuzuzamo ibyishimo niyo isiba ya vide ariko nawe hari intambwe usabwa gukora at first biba biri uncomfortable kuko ntabwo wigeze ubibonaho ariko ibyo ukuramo iyo uri kubikora nibyo bikubashisha gukomeza nk'uko mbivuze icyambere ni Imana itwomora ibyo bisebe mu mitima yacu niyo twuzuzamo urwo rukundo rurenze rukabije so niyo idushoboza muri byose noneho ariko nawe hari igitambo ugomba gutanga hari sacrifice ugomba gutanga ugomba kuyemerera noneho ukirekura ugasurrenderinga ntugiye kwikomeza gusa ngo ukomerere kuri njye ntibyagenze gutya kuki ngomba gukora gutya
gutya hari aho ugomba nawe gufata risk mu buzima ukavuga ati noneho niba ari uko nguko niba umugore wanjye akeneye care reka nkore risk ndebe nimuha care uko biri bungendekere ugafata ya risk ugafata ya ntambwe n'Imana ikabigushobozamo ugahindura cyane cyane mu mico yacu y'Ikinyafurika ntazitwingazwa niba umugabo niyo mico mibi tugomba gukuraho iyo mico mibi yo kwitwa inganzwa ngo baramusetse hanze ngo afashe umugore ngo nta mugabo ufashe umugore ariko se niba nta mugabo ufashe umugore kandi wiri gusoma Bibiliya ivuga ngo ukunda umugore wawe ubwo se kumukunda ni iki amagambo n'ibikorwa so ni hahandi urugo ugomba wowe kurureba ku giti cyawe ni wowe nimwe muri kururemana n'umugore wawe abo hanze tubima amatwi nizo risk uri gufata niyo sacrifice uri gufata ariko ninde biri bugirira akamaro ni mwebwe mu rugo rwanyu n'abana banyu bari bubikuriremo kuko namwe kubigisha ngo muzakora ibi ngibi mutabi practica ntago bazabumva mugomba kubabera role model ugomba kubera umugore wawe icyitegererezo kugira ngo nawe akubere nyine mwembi ni accountability muri kuzuzanya nabona wamukunze nawe bizamworohera kukubaha nawe nubona yakubashe nawe bizakorohera kumukunda ni mwembi mwese ariko mwiyima amatwi yo hanze imico yacu itari myiza tuyireke tukunda umuco rwose dukunda umuco ariko dufite umuco umwe utari mwiza tutagomba gushigikira tureke iyo mico tudashigiki twumva ko itunaniza gukora ibyo tugomba gukora mu nshingano zacu nk'urugo hanyuma tureme ingo nziza ni twebwe dufite ububasha mbese natwe turi Imana ntoya niko Bibiliya ivuga dufite ububasha bwo kurema Imana yaraduhaye ahasigaye ni twebwe tugomba kubirema kugira ngo bibe byiza koko amen kiramfasha icyo kintu biragoye kandi ndabivuga kubera ko challenge ziriho nyine ni gute umuntu sinzi ko nabisobanura icyo kibazo gishobora kuba gikomeye utangiye kuntera ubwoba ni gute twagaragarizanya urukundo wenda akenshi dufite fake z'urukundo zazigaragara na fake care zigaragara cyane cyane ziri public kenshi zikunda kuba ari zo kugira ngo zitubeshe ni gute umuntu yagira urukundo rwiza cyangwa se yarema bwa busabane bwe n'umuryango we ku buryo urabona abadamu bakunda ntuzi umudamu umuhaye gift aranezerwa ariko akunda ko n'abandi babona ko bamuhaye gift akabishira kuri status kugira ngo abandi bakibonye kiramurutira uko wayimuheza mu ibanga namaze kubikoraho ubushakashatsi iyo abandi batabibonye ngo n'umugore wawe twazoye waje sinjye postinga cyane namaze kubibona benshi bakunda impano bahabwa mu ibanga ahubwo bakina ngo ubwo wayimuhaye n'abandi bamenye ko umugabo yamuhaye gift ni gute umuntu yabaho muri ubwo buryo bw'ukuri nubwo byagaragara cyangwa ntibigaragare hanze ariko bigatuma habaho bwa busabane bwiza icyo kibazo ni hatari karambaza ibibazo bikomeye fake okay icyo kibazo I guess harimo scenario nyinshi hari teye gutyo nyine kumva ko nimba umutware wanjye yampaye gift ngomba kuyipostinga ariko kandi deep down nimba hari n'abandi batabyerekana ariko kandi babikorerwa ariko akenshi ngewe nemeza ko akenshi barya abenshi babipostinga abari imboneka rimwe mu mutima wanjye niko nemezanye maybe kandi akenshi unakoze research wenda uzongera ukora ubushakashatsi bantu simvuze ngo abapostinga bababesha pe ariko kandi haba hari ikintu babura imbere muri bo bashaka kugira ngo hanze bamenye ko ngewe niko mutima wanjye niko mbyumva haba hari ikintu abura hariya mu rugo akavuga ati ni iki cyatuma abantu bamenya ko meze neza mbese ni nko kwambika mask abantu hariya ariko hari abantu rwose babayeho badapostinga kandi bari mu rukundo rwa rundi wababona live ukavuga ati this is the couple
cyangwa wagera mu rugo rwabo ukabona ni urugo runejeje rubayeho neza rurimo amahoro pe ariko utarabona sitati yabo nturabona sitati yabo ariko wagera mu rugo rwabo utabibonye ugeze mu rugo rwabo. Nibaza ko twebwe ntabwo nkeneye kubwira amahanga ko meze neza ngo no gupostinga as long as ko ngewe n'umugabo wanjye tumeze neza n'izo gift azimpa azi icyo nkunda ngemba numva ari byo binyuze. Ikibi ni bariya bajya gupostinga bamaskinga isi bakavuga ati abantu bashaka kuba bazi ko ntaba kandi wenda nta nubizi ko tabayeho neza ariko we agashaka kwiyerekana hariya kugira ngo isi menye nyine ko yitaweho cyane. Hakaba n'abandi babikora bameze neza. Haba hari umuntu ukunda gupostinga pe nanjye ndabikunda ukumva gusa nyine ukeneye ariko buriya ntabwo ari byo byose ntabwo ari byose dushira hanze. Hari ibyo dupostinga hari ibyo tudapostinga kandi dukorerwa. So hari umuntu gusa umva gusa ashimishwa no gupostinga it's okay ariko umutima wanjye uhamya ko ibyo postinga n'imbere ari byo byaba ari amen ariko byaba bibabaje kuri wa muntu postinga gusa kugira ngo abantu banjye baba contact zanjye zose zibone ko umugabo yanguriye ururabyo byaba bibabaje kandi waba uri kwica amarangamutima yawe noneho bikomeye kurushaho. Impamvu nabaje iki kibazo hari igihe nigeze kubona umuntu apostinga umugore we nako yapostinze umugore twicaye mu rusengero amwifuriza icyumweru cyiza kandi bazanye mu ikanisa Kono ntibaza kuki utayibubwiye ukongo kiramushimisha gupostinga nyine nibyo nakubwiye ngo hari abo bishimisha ndi baguze imodoka wasanga atari yanamubwiye ngo icyumweru cyiza umuryango urabona ko akundi mubona imodoka imwe yashaje mukagura yindi umugore w'amapostinga ngo thank you ngo kuri gift kandi wasanga ari ideni bafashe nka famille ni abindi nyine byo kuvura amarangamutima wasanga aribyo bimushimisha uko kuyavura rero wibeshe uri kwiyica ndumva ari n'isi turimo ya social media nayo hari ukuntu peer pressure ni peer pressure ya social media ukabona runaka bapostinze gutya se nanjye nagaci na postinga nyine niyo si turimo yo gushaka kwerekana ariko kubera iyo peer pressure. Reka dusoze nambaza kino kibazo c'ama young couples dufite ibibazo bikomeye cyane ngiye hari ibyo nagiye mbona nkagaya ku giti canje wenda bo barabyumva ko ari mu isi ya digital proposal ziri mu kuba ikibazo no kuvuga ngo hariyo competition natwe barayisubiramo ahubwo izo proposal udapfukamye udakoze decoration udahamagaye photoshoot ngo mubikore cyo ni ikibazo. Cya kabiri gihari ni mu gihe baba bategurwa kujya mu rugo hari baby bridal shower niyo twagize baby shower gatwarabyare kuri bridal shower ugasanga yitabiriwe n'abana burungana hakaburamo umuntu w'umubyeyi gutegura wa mwana ugasanga barariye barabyinye bamwambitse ka kantuze ka hano utugift bamugeneye ariko atashe nta nyigisha hawe. Icya kabiri amatora nayo agabafatira icyumweru cyangwa iminsi ibiri urugo ruzabaho iteka ryose mukabagenera iminsi ibiri mu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu bazaba ubukwe ukibaza uru rugo kurategurwa gute. Icya gatatu wenda navuga muze kubivugiraho byose icyarimwe bagize amahirwe bagize barasana kuvuga ngo wenda tukivugeho njye nakibonye mbona kitari ciza bahise bapostinga ifoto ya ecography ku masitati ya WhatsApp agenda avuga mu cyumweru ageze ibyumweru mbese umwana akajya kuvuka yarateguriwe mbese aya mafoto ya post icyo wenda muze kugira icyo mubivugaho ariko ugiye ku bwanjye nabonye atari byiza. Murakoze. Nibyo ni isi turimo iteye ukwayo iri kudutera gukora ibintu tudakwiriye gukora. I wish ko nabari kubikora ubu ngubu iyo bamaze kugera mu ngo cyane cyane nk'ibyo vuze bya proposal harahavuga ati se buriya niki narindimo niki cyatumaga nshaka kwangiza amafaranga ngana kuriya gusa kwambika impeta cyangwa se harahagera akamenya ukuri nyakuri ni gusa no kugendera mu kigare cyuko abantu bose babikoze nibyo bigezweho
nibyo bigezweho bakora ibintu bitangaje bakora iki ariko mu by'ukuri ntabwo aricyo kimenyesha ko engagement imeze neza burya hari n'ibanga tugomba kwiga ryo kumenya guhisha ibintu byacu kuko burya umwanzi nawe akorera mu byo yabonye hari ubwo tubigaragaza tubyandarika tukabihereza abantu batari bafite n'ububasha bwo kutugirira nabi cyangwa se n'umwanzi atari afite ububasha bwo kutwinjirira ariko tukamufungurira imiryango so bya bindi byose tupostinga bya bindi byose uvuza inda y'umweru ugashira hanze ntabwo uzi niba ukwiriye no kuyishira hanze ako kanya ntiwabajije n'Imana biracyari ibanga tugomba kumenya kubika ntuzi n'ukuntu bimeze nturamenya nture experiencing a pregnancy yose ngo so deje umwanzi uri kumwereka ati hey aho ngaho hari fragile biracyari fragile cyane yo kugira ngo yinjire abisenye ibyo byishimo mufite so tugomba kugira ibanga tugomba kumenya kugira ibanga ibidushimishije byose si ngombwa ngo tubishire hanze proposal ni nziza ariko proposal si yisi yose kubona iyi proposal ni hagati yawe n'uwo mugiye kurushinga kuki mutabigira mu ibanga bikaba intimate burya niyo mwabigize ibyisi yose nta nubwo biba bigifite ka gaciro ariko iyo ari ibyanye biri intimate biba bifite agaciro so reka twige kugira ibanga mu bintu byacu umwana niba tumutwite tubigira ibanga igihe nyakuri nikigera tubisangize bridal shower umugeni abakwiriye guhabwa impamba ya advice bibizamutunga mu rugo bijyanye n'inama twebwe turi kuza tukabikora fete gusa ntabwo bigifite meaning ni nka birthday party no kwishimisha ntabwo bigifite meaning tugaruke dushire meaning muri bridal shower ntabwo ari byo koko guhamagara n'ababyeyi bigaye niba bari no mu rusengero bakumva ngo umukobwa bamukoreye bridal shower baba bambere bo kwitabira iyo bridal shower baba bambere bo gutanga inama kugira ngo wa mukobwa tumutegure koko by'ukuri n'isengero nuko zifata umwanya wo gutegura abakobwa babo nta nubwo dukwiriye gutegereza as long as tuzi ko dufite abakobwa mu rusengero ntidukwiriye gutegereza ngo kora ubukwe ngo aribwo dutangira kubaganiriza ibyo bintu why not tudatangira kubaganiriza hakiri kare bakiri inkumi tukababwira uko ibiri imbere bibategereje ko bagomba kuzifata Imana nibaha urugo so mu by'ukuri ibyo bintu byose wavuze biri gukorwa nabi kubera isi turema tugaruke dutunganye ibintu uko bikwiriye urakoze pasiteri abivuze neza kandi arabivuze byose icyo nakongeraho wenda nuko nicyo wari uvuzeho kibanga abantu ni ya peer pressure nyine nimba narabonye mugenzi wanjye baramupropoje ahubwo ukumva nawe agomba gupfukama hari umupasiteri wavuze ngo umugabo upfukamira umugore harya n'inda abapasiteri bo mu Rwanda ngo umugore upfukamira umugore ngo ni proposal ntaraba n'umugore we aracyari umwana w'umufiance arapfukamye nyine yes ni byiza ariko kandi kubikora si ngombwa ngo isi yose imenye ko wapfukamiye umukobwa si byiza ngo udepanse amafaranga miliyoni ngo kura dekora ngo ni proposal zimara iminota ingahe nta n'iminota 10 ndagira ngo bajye bamara hantu ariko kandi ukareba nyine ugasanga ni waste of money kandi ayo mafaranga mwari muri gutangira umushinga w'urugo hari ibintu byinshi biri imbere bibategereje so urugo si hanze urugo si amafoto biriya byose kandi ruriya rugo nyine n'abantu bahita bagenda babigereranya uko iminsi igenda ishira bigenda bigaruka nimba urugo rwawe ugeze hagati rugasitara uzarebe social media ubu nyine bahita bagenda bakazana ya proposal bagahitashirari ubwo kera incuro zikaba ziratangiye social media ntizisiba ntizije ahantu urugo rwawe rwasitara cyangwa niyo nda uvuye muri ecography bakubwiye ko twita ugahita upostinga hariya n'agafoto ka ecography wagira amahirwe mabi wenda ndikavamo abantu bakabimenya bahita babizana byose barabikurikirana ngo ngo inda ya mbere yavuyemo ngo ya kabiri ngo kandi dore ngo bayabipostinze mbese tuba turi kwihisi na satani kandi nta kamaro kabyo pe nta kamaro kabyo wenyine uri kwiremera incuro utazi igihe zizozira mu myaka n'imyaka ukabona biraje uzureba ubu nyine barisigaye bagenda ejo bundi hari akavideo naza ndeba k'umuntu kakozwe muri 65 65
ni umuntu nyine w'umufemasi yari arimo avuga nkaza mbaza umugabo twari kumwe se nk'iyi video ubu uyu muntu kandi yarapfuye yarashaje nta n'umuntu ukimwibuka ariko izi video yo muri 65 barayigaruye muri 2026 ni ukuvuga ko ntibijya bisimama urugo rwawe uba warushize hanze uba waruhaye satani uba waruhaye abantu wenda batanakwifuriza ibyo byiza so uba wafunguriye pasiteri yabivuze cyane ngo satani akoresha ibyo afite nimba uri kubimuha koko then nta mpamvu yo kwicuza rero cyangwa yo kurira ibyago bikubaye kuko ni wowe wishize hari kera iwacu mu bijombo Eric no munyamibunda urahazi ayiwe sani he atavuze mu bijombo yo mu minembwe umugabo wanjye avuga ngo yaramureze harya urumva umugore mu muhana yajyaga twita karenda byara tukumva gusa ngo akana karize mu muhana yavutse kandi ari mu muhana duturanye gutya ariko umugore yaratwitaga mu kirundi bazavuga ngo no kwibungenga niba ari kwibungenga aribungenze akagerageza uburyo bwose ahishinda ku buryo nta muntu umenya ko atwite ariko ubu nyine ntabwo ariko bimeze ariko kandi birababaje twiha akabanga dufatira ibanga ingo zacu tureke kwishira hanze rwose ntabwo ari byo bigaragaza ko urugo rwawe rumeze neza yewe nta nubwo ari byo bigaragaza ko uri umusirimu reka turangize kano kantu icyo mukavugaho ka love story ni akavideo nza gukina mukaza kugira icyo mukavuga ntabwo mufite mwese hano iyo kuja kuri kamera ngo mufite live story simuze mwibone yose mwagize mwebwe umugabo n'umugore bakaza kuri kamera bakifotoza bakamatagira umunsi bavuganya umuntu ujaye kane akahurutura mamuringi iyi siyo iyi si ifite amoko y'abantu burya igihugu kigira ibanga ry'ibintu bitatu kigira ibanga cyo guhisha imbaraga zabo zagisota no guhisha amakuru yabo no kumenya amakuru y'abandi bamenye amakuru y'abandi ariko yabo ntamenyekanye nicyo cya mbere ni ukuvuga ngo guhisha imbaraga z'amakuru amakuru yawe uzuyaryamo kurusha ibindi bintu byose tukaza uje kuexpose amakuru yawe kuri televiziyo mbese hagati yawe nawe ngo nidukore nk'iki hari umuntu ureba amaprank guca wanga nica hera mbese ngo wewe hagati yawe n'umugabo munindi uzurakara vuba ngo ni wacu gitangaza ko atanga amakuru nako harimo prank harimo mana yanjye ugasanga harimo n'abaramyi benshi bigezweho ubu nyine utanga ubuzima bwawe bwose ukabushyira kuri social media urakara vuba udasasa ugira gute ubwira undi ko amukunda cyane ibyo byose ndagira ngo muze kugira icyo mubivugaho murakoze go ahead ni hatari ngira ngo ni natwe twiremera ibibazo bidakwiriye kuko niyo muvuze gutyo musubira inyuma mugatangira kwitana ba mwana ukaba utanze amakuru nyine ukamubwira ati ngo iki burya ni ngewe urakare biki ugasanga mutangiye intonganya zitari zikwereye so ni ya trend turimo yo kugendana n'ibigezweho ibiki n'ibiki ariko nk'uko ako kavideo kari kabivuze urugo rufite ubwenge urugo rumaze kumaturinga hari ibyo babwira hanze hari n'ibyo batagomba kuvuga hari boundaries hagomba kuba hari imipaka hagomba kuba hari imipaka mu ngo zacu hari ibyo dusangiza inshuti tugaseka tukablaga ariko hari barriere tugomba gushika ukubaha mugenzi wawe ntujye no kumuvuga hose ibintu nk'ibyo ngibyo kuko aho ngaho desha mu mwataye n'icyubahiro hagati yanyu hari ibyo bakora plank barebe ukuntu arakara vuba cyangwa uburyo reactive ugashaka gusa kureba ukuntu umuntu arakara seriously nkaho mudafite nitwe twiremera intambara turwana nazo ubwo tuba turemye intambara zitari ngombwa isi dufite ibindi turwana nabyo bya buri munsi bikwiriye kuturaza inshinga ntabwo iba ari byo bikwiriye kuturaza inshinga so tuba turi kurema intambara zidakwiriye dufungurira imiryango abadakwiriye gufungurirwa imiryango twiyandagaza ntabwo bikwiriye rwose dusubire tumenye agaciro
kingo kandi ikintu gifite agaciro nta gupfa kucandereka hari ahantu gihisha ahantu kikamenywa n'abantu runaka bawe so dusubire duhe ingo zacu agaciro twe kuzitesha agaciro irakoze nuko kose nyine ni nk'ibyo twarimo tuvuga ntabwo kwishira hanze ari byo bikwiriye njye nibaza ko kandi hari umuntu dukunda kuvugana cyane wambwiye ngo uzi iyo abantu bari kwibaza ngo ruriya rugo rubayeho gute uba wumva nyine nuko byakagombye kuba amfete byakagombye kuba ngo abantu bibaze ngo Immaculée na Butare bagira amatsiko yo kumenya uko ngewe na Butare tubanye kubera ko twabihishe isi umuntu nzi wenda ni umuntu tugendana umuntu tusabana umuntu tugenderana uza mu rugo rwanjye nawe akajya nanjye nkajya mu rwiwe ariko abandi bose hano hanze bakajya bibaza bagahora bibaza ngo Immaculée na Pascal babanye gute bameze gute uwangeza mu rugo rwabo ibyo byonyine bihita biguha agaciro nizo mbaraga zawe so twese twakagombye kuba nka cyane young couple nk'uko wabivuze ugahora wifuza ko urugo rwawe rwaba icyitegererezo gute abantu bagahora bavuga ati ntabwo ibanga rya Pascal na Immaculée ntabwo turizi kandi wampa nkarimenya kandi ko iyo abyifuza ntabwo yarinda afata narimenya kuko ntaryo tuzamuha ariko uko kwishira hariya kuri social media ngo ninde urakara vuba ngo ninde wita ku bana ngo ninde ugira gute twatundi twose tujya tubona ntabwo biriya byubahisha urugo rwawe pe ahubwo muba mwitesheje agaciro muba mwisuzuguje kurushaho mubireke rwose biriya ntabwo besheje Imana icyubahiro murakoze akantu nyuma muvare turatinze hari akantu abantu kagezweho ubu nyine umuntu akaba atashobora kwivugira ikibazo ciwe agatuma aba YouTubers akaba yanabishura bazoze tubavugire atwishure ngo tuje kugutukira runaka nihanije ba runaka nk'abo bantu mubagira inama ibibazo bikemura ku giti ciwe niba ari ikibazo kiri mu muryango cyangwa ya facingana naho babana agashaka uburyo babimuvugira kuri social media kugira ngo ba bantu biyumve abo mwababwira iki barayobye ni ukuyoba niba ari satani nyine uri gukoresha ibigezweho ngo atuyobye nyine turangare tuzane indungu tubone views man hari abari kubyungukiramo ariko bari kubasenyera so mube maso mubwire ubwenge kameme tureke kwifata nk'abana tugenda dukura no mu ngo nuko tugenda dukura ntago tuguma turi impinja so dutangire twacting nk'abantu bakuru umuntu mukuru yahuye n'ikibazo adilinga naco wenyine ku giti cye umuntu w'umugabo umuntu w'umugore aricara agafacinga icyo kibazo akagikema kuko niyo bagiye kukuvugira baba bagiye kwatsa umuriro kurushaho ntacyo baba bagiye gukemura ni gaze baba bari gushira muri wa muriro none ugaturika kurushaho ariko iyo ugiye ugahura n'icyo kibazo ukasaba Imana ikaguha imbaraga ikaguha ubwenge bwo kucyitwaramo ukagenda ukavugana n'uwo mwagiranye icyo kibazo neza amaso ku maso mu bwubahane icyo kibazo kirakemuka ntacyo utakemura iyo wabikoze mu nzira nziza so uko kugenda twamamaza dutuma abantu n'ubuyobe tubireke n'ubuyobe rwose njyewe icyo nakongeraho ni aba YouTubers natwe ngo turi aba YouTubers tumaze kuba aba YouTubers kandi murakumva ikintu nakongeraho ni abantu bafite ama YouTube nabo niba guhamagara ngo ntukire kanaka Imana yatanze umurongo wa YouTube dushobora kuwukoreraho ibintu byiza bihesheje Imana icyubahiro kandi tureke gushakira amaronko muri YouTube ngo duhemuke ngo dutukane ngo tuvuge ibintu bidahesheje Imana icyubahiro kuko nkuko twabivuze biriya bintu birasigara ni trace ubusize trace ubusize trace izagenda generation to generation n'abana bawe bakazabibona bakazafungura YouTube bakakubona so umuntu wese uzajya ujya kuri YouTube ujye umenya ko iyi ni trace ngiye gusiga ese ngiye kuyisiga hiki muri future n'umuntu najya kundeba bakavuga ati Immaculée niki yavugiye kuri YouTube ariko niba guhamagara ngo vuga tukuye umuntu cyangwa avuga iki kintu please uzamubwire ngo uyu murongo Imana yampaye ntago ari cyawumpereye twiyubahe twubahishe YouTube n'Imana izabiduhera iyo ngira ngo nibyikunze
twubahisha imana basi twiha agaciro murakoze cyane reka mbashimire kandi reka nshimire uburyo mwatinyutse mukajya kuri kamera mukigisha abantu benshi njyewe hari ibyo nagiye ndeba mu biganiro byanyu byinshi ndabireba buri gihe n'abana iyo bafite telefone bahita babona notification bakambwira ko musohoye ikiganiro nkajya kukireba mu by'ukuri ndashima ko ibyo mwakoze n'ibyo muvuga nasanze ari ukuri hari ingo nyinshi nagiye nsura hano nagiye mbona diferanse y'ibyo mwavugaga koko murabikora kandi ndabona harimo ikintu kigaragara cy'umurimo mukora muvuga ibyo murimo mu byo mukora mu byo mubamo si ibintu byo kuvuga ngo mushakishe content muri gutanga ibibafashe n'ibyabafashije kugira ngo mufashe n'abandi bataratunganya rero Imana ibaho umugisha turabashimira ariko reka mbasaba ikindi kimwe tuzakora ikiganiro cy'uburere bw'abana impamvu ni iki hari ikibazo cyo kurera abana muri kino gihugu dufite challenge nyinshi hari ibibazo byinshi biri mu miryango umugabo n'umugore bapfa kurera umwana ugasanga umwana abaye ikibazo mu muryango aho bagafatikanyije hari umwe nigeze kubona yataye umwana mu rusengero umwana mu rusengero bajya muri konseri bamutamu none aza gutorwa n'abandi baturanyi saba umwana yarize dayipa zamutwitse kwibaza kandi aba young couples bakibyara bwa mbere hari n'undi nigeze kumva mu Rwanda ngo ananiwe guteka umukozi yagiye akajya abaza nyine kuri telefone ngo nteke gute urumva nk'ibyo ni ibibazo bikomeye rero nzabahamagara dukore part 2 yo kurera no gutegura abana Imana ibamugisha murakoze cyane rwose natwe twashimye ko waje kugira ngo tugirane iki kiganiro kandi tuzabitaba nimwongera kuduhamagara murakoze cyane